Imana ko ari nziza kandi ko iteka ryose ihorana natwe, uko byagenda kose Imana ihorana natwe. Rero ndashima Imana yuko uyu munsi wageze. Mu by'ukuri ni ubwa mbere surprise imfashe, ni ubwa mbere surprise imfashe nyine ikafata, kwa kundi nyine surprise igufata ukumva nyine bayikwansa uvuze n'ikintu uvuga. Ariko icyo nshima Imana nyine ni uko ni surprise nziza, ni ugutungurwa n'ibyiza. Imana yo mu ijuru mbe ko nyishimiye. Nshimiye Imana cyane rero yuko ibyo ntekereza byose bigira byiza kuruta, kandi niyo mpumirije nkagira indoto cyangwa se ibyifuzo, menya na ya ntambwe imwe dusaba ku buzima bwanjye nayo yarayiteye. Imana yuko iyi ni intambwe abantu nyine ntabwo ariko abantu bose bagirirwa amahirwe yo kuyigeraho. Rero nshimye Imana yuko yampisemo kugira mbe muri abo ngabo ihereza aya mahirwe. Louange ndamukunda kandi hari ikintu nkunda kumubwira kandi ntabwo mba nkerensa, kumubwira ijambo ngo ntabwo tuzangana. Ndamukunda ndetse cyane kuko ni umugisha.